umujamari yarifashe turakora ageze nambwe atako jita ubundi vibe ugira uzikura he namwe ni vibe uzanyuzikura kuri Jesus kuko Jesus yari niga bro Jesus ni umwe mu ntumwa zabayeho kwisi. Jesus buri hari intumwa yande yari intumwa y'Imana ndako yari intumwa ya yari intumwa impamvu ibira ijambo intumwa bari mfite umugore mutumifu ibiro bine arabizana yego acha bugufi ni mu mapiano bro arabitse krepopo arabisana yego araje impamvu amavuba adatsinda na bamanuke nega ikibazo ari umutoza ahubwo ikibazo ari ikipe ahubwo ikibazo ari umutoza bamanuke bajya za Thailand bajye mu Bushinwa bajya zano za Chicago bamanuke bajya muri Israel hari abakinyi bamanuke za Texas hari abakinyi aho hose tuzakura abakinyi kandi ndahamya neza ko ikipe y'igihugu mu bici ya man mezete bro umve ngo meze neza cyane kabisa. Nigeze kubona video yawe uvuga ngo ngabafana ngo ubundi ngamakipe ngo yo mu Rwanda ngo ngafite ikibazo ngamavubi impamvu ngadatsinda ngo ni yihe impamvu adatsinda iki cyo nabivuze neza narabajijwe ngo ngese impamvu ubona nyine ngo impamvu ngo bitamera neza ngo ni yihe nabwiye ni ikibazo si ikipe ahubwo ikibazo ni umutoza kandi umutoza namanuke amanuka ageze za Thailand amanuka ageze za Chicago amanuka ageze za Israel amanuka agere hano hari cya gihugu cyamo ibyebe ni iki hariya Iran yes bagura abakinyi ibyo bintu byatumye bizamuka cyane kandi bigaragare ko koko hagati mu Rwanda cyangwa muri football bigaragare ko nyine amavubi ari ahantu yavuye ari naho arimo aragana. Nasa mavuka ari ikipe y'igihugu kikinama abanyarwanda bazajya kugura muri Iran impamvu ko twavuga ngo bajye gukina muri Iran nge kumbwira ngo amavubi ngo yanze ngo yatsinzwe nese niba Rayon Sport igenda gutya ikikokora ku mufuka wayo ikagura umukinyi igatsinda ari Rayon Sport ikipe y'igihugu ni gute yambwira ngo nagiri butsinde none supportingwa n'igihugu bro ikipe y'igihugu kandi na Rayon Sport y'imbere mu gihugu igura abo bakinyi bo hanze yes none baza amavubi amana amavubi ari mu bicu ndakeka n'abagenerali babavuga ku mavubi nawayimenye ni ikipe umuntu wese witwa umunyarwanda wese avazamura amaboko gose mavubi we mu bicu bishatse kuvuga iki rero kombwa urongeye ngo amavubi ngo yatsinzwe niyo mpamvu nasobanura navuza ko kantu mvuga ko byari zonzose zanjye Gitaf bigeze bavuga ngo nigeze kumva ikindi kiganiro uvuga ngo Gitaf ngahano ryaturutse ngo ni kuri Jesus ngo nabyo bitunyuriyemo mbere ko dutangira ikiganiro ngo byagenze gute aho hano nahabashijwe cyane umujamari yarifashe turakora ageze nambwe atako jita ubundi vibe ugira uzikura he namwe ni vibe uzanyuzikura kuri Jesus kuko Jesus yari niga bro Jesus ni umwe mu ntumwa zabayeho kwisi. Jesus buri hari intumwa yande yari intumwa y'Imana ndako yari intumwa ya yari intumwa impamvu ibira ijambo intumwa muri Islam ntabwo bemera ko ari umwana w'Imana bavuga ko ari intumwa nyine niyo mpamvu bikoreshwa uko kuntu kandi nanjye ndo muslima niyo mpamvu ubwo mbise mvuga ngo intumwa ukabimbaza bikahita binjabuka yego hanyuma kuri umuyisilamu Jesus yakwenspiririnze gute kuba ndi umusilamu ntabwo kuba Jesus namufana byakuraho ko Jesus ari niga yanjye kuko bumva byonyine kwitwa Jesus ndi Gitafu ni ibintu bitabigora bikahita byozuzanya kandi Jesus ni umwe mu bantu dufite cyase mu ntumwa b'abanyamahoro man Jesus yobawe bro neza kuvuze kuri umuyisilamu kandi ukaba wemera Jesus ubwo akabenzi ko ntabwo karya no impamvu twebwe muri Islam ubundi byatangiye ari nk'ibintu bimeze nka fight ku madini atandukanye ariko muri iyi minsi ya none bite nuko n'abantu basigaye barakangutse bareba kure cyane ntabwo fight mu madini bikiriho kuko ubu mu Busilamu tuvugana mu Busilamu harimo ibice bigera muri 7 mbere Islam yari dini bimwe ariko tuvugana hajemo bitwa abanusalo abamuru sinzi hajemo amoko agiye atandukanye mu Busilamu niba idini ya Islam bubwabo harimo abantu barenga amoko 7 harimo abamuru abanusalo sinzi n'ibindi none ubwo ukaba uri kunyumvisha nyine ngo buryo ngo ushobora kurya kabenzi
reka navuze ni kuba kurya akabenzi ibyo ni haramu nta nubwo ari halale kuko impamvu kurya akabenzi ibyo uba warengereye ariko Yesu kuba ari intumwa y'Imana kuba ari umuntu wadupfiriye kuba ari umuntu ari ibintu byinshi yakoze bigaragara amaso kuba ngewe Yesu ntabwo ngiye namwanga rwose kuba ndi umusamu ntabwo byatuma Jesus tugenda ikibazo kuko ni Imana. None se ari Yesu na Muhammad wakurikira nde cyane? Muhammad intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni intumwa nyine yacu intumwa yacu nyine cyongozi urumva nawe cyongozi nawe urashona urumva ariko Jesus nawe Muhammad ndamwumva 100% ndanamwemera cyane kabisa ariko noneho ngiye ntabwo nakuriye kugendera kuri bya bintu by'imyumvire y'idini cyane ngo numve ngo Jesus ninjya mwumva numva ari nk'umuntu w'igicibwa cyangwa se nashobora kuvuga mu kanwa kanje kuko Jesus yakoze ibintu byinshi bigaragara amaso niyo mpamvu rero ndajemo kumuhakana. None se reka tugaruke ku kabenzi ho gatoya. Yego uramutse urwaye kandi akabenzi ari cyo kintu gihari cyangwa se reka tureke kuvuga urwaye ushonje akabenzi ari cyo kintu gihari ntago wakarya nge nubwo nabasigaje umwuka wa nyuma yego nawe ukoresha avuga ngo sindi burya akabenzi. Wow. Jita ubundi wamenyekanye bwa mbere nk'iki nk'umuhanzi cyangwa wamenyekanye nk'iki? Okay, ngiye bwa mbere nabanje kujya mu studio cyane ngo indirimbo yitwaga Ikirego nkora indirimbo yitwa Ubuzima nkora indirimbo yitwa Ubwambure izo ndirimbo ndazikora zirarangira nzikora ama video yazo nkora amanusa ariko icyo nabikoze ndidage naramenya ngo indirimbo rayikora ya uploading uyishyire ku social media ntabwo nari mbizi urumva nari ndage nyuma yuko kujya hara ku ishuri niki nibwo nagendaga ngana n'abantu bagiye batandukanye kuko ari ahantu hari abantu b'abanyabwenge b'ubunyabwenge tukagenda tuganira nisa kuhakora amayide sohoka mfite gahunda yo kugira gute yo gushyira hanze ibyo Imana yamaye nkabishyira hanze nyine isi yose ikabibona. Imwe mu ndirimbo wakoze zigakundwa ngo yimbwire ni indirimbo yitwa Ubwambure. Twagiye indirimbo yitwa Ubwambure avuga ngo aragitosa ariko iyo ndirimbo ngunda kwikoresha cyane mu social media sinzi niba kuba nakongera ngiye kandi noza gato cyane nari mfite umugore mutumifu ibiro bine arabizana yego acha bugufi ni mu mapiano bro arabitse krepopo arabizana yego aragitosa ubundi aho hari bagira gute aragitosa yitwa Ubwambure. Ariko Jita ubona uzavamo umuhanzi ukomeye nk'abahanzi turi kubona muri iyi minsi bagezweho ngiye mba numva zanabarenga cyane bara melody nkabazimya ahubwo bitegure niza mu kibuga bitegure kuko ni ukubacanaho umuriro barabose ngahita mbazimya kuko mba numva nzaza nanjye ndi mu bicu. Wow. Yeah. Okay. Hanyuma Jita hari ibintu byinshi bimaze iminsi biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga niki kintu wabonye ukavuga uti ewana iki ngiki umuntu wakoze ibi ni umusazi? Ikintu nabonye n'umugabo bita uriya mugabo ngo arongoye abagore ngo niba ari 300 Maritazari niwe muntu wenyine nabonye ku isi ubwoba buranyica ndatitira ndavuga ni nk'uyu muntu umunsi umwana yazabyara cyangwa se yabyaye nagera ku isi agakura akajya kuri social media akareba ibintu se yakoraga nubuye butumwa azabamuhaye niwe muntu nabonye akanitiza Maritazari bro. Nose Jita wowe ubaze nk'abantu wahuye nabo umubare wasanga ari bangahe b'igitsina gore? Njyeba abagore burangiye rwose ngiye Jita buri muntu wese agira tala agira impano ngiye kuva mvutse ahubwo ngiye abantu benshi bajya bavuga ati akundi tano urwaye ni ukuvuga ngiye maze guhura n'umukobwa umwe wenyine kuva nagira ku isi ubwo ngo ni by'uburaya sinzi bana ngo bagiye ngo za supermarket yara ngo kujya kwihahira arantu banza amasoko yarantu bra bebe babidemarika n'iki mba amazi nzi nanakurangira n'isoko ukajya kwihahira ariko ngiye ntabwo njya mahirayo kare
uragira isoko nakubwira umwanya amasaha bakora naya ngaya ariko G-Tough ngiye rwose mu mpano njya ngira impano yo gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo Imana yiyemaye. Shakomereza kabisa niba ariko bimeze. Kunda cyane. G-Tough bakugize umuyobozi w'umudugudu ni ibihe bintu wabanza guhindura? Jesus nahita ndwana n'abanyamwatabi mbere na mbere umudugudu wanjye kuko ubona umwe amasigara mwirukana mu mudugudu kuko ubona aho nkwe sinzi ibintu by'ibiyobyabwenge mu mudugudu mwirukana ngo mbwa ni bya gutora za nduba ambawe ikindi cya kabiri nahangana nacyo kandi nawe ubinywa ntabwo mbinywa by the way ngiye nakubwiye ko vibe ngira nzikora kuri Jesus niba nakubwiye ngo uzagenda ureba cyangwa se mu byanditswe byera ugenda usoma amateka y'ura mukoboyi uzasanga n'umwana bari bafite vibe nyinshi cyane. G-Tough ntago nkwa itabi? G-Tough ntago sindana n'inkwa kuva aranavuka. G-Tough ntago nkwa inzoga? reka n'amayoga sinyanywa njyewe gusa itungira nuko gusa njyewe navukanye morale kandi ibintu mama ajyaga bimbwa ndi umwana kandi ati wa mwana njye mba mbona uzatumbagira barabimbwiye ntabwo bintunguye rero. Okay, icyo ni kimwe mu byo wakora ngo warwana n'abanywantabi n'abanywanzoga? Nahangana nabo cyane aho. Icya kabiri uburaya mu mudugudu wanjye nandaye ye baba we kumva ngo uri indaya mu mudugudu wanjye nuko kwirukana ukagenda byihuse. Ikindi cya kabiri urubyiruko rwanjye mu mudugudu bagomba kugenda mu dukingirizo. Wowe se uratugendana? No, niba ndi umuyobozi nka mudugudu ngafite akaporo we kumbwira ngo umuyoborwa n'ikigo ongera kuremo turebe ngakapro serious. Yes, akabakita gakingiro na aka kantu ko kagenda nako gakoresha nasone biteye. Arya Jeta ngo ahuye n'abakobwa kangahe? Numwe wenyine umukobwa biti Simbi ukaba ukagendana none aka kantu ko kagendana ushobora gukora nk'impanuka sinzi uzarebe uri nko kuri moto utambaye casque bikaba ngombwa ko moto yikubita hasi zini kubaho umutwe urashwanyagurika ariko iyo wambaye casque moto ikagwa agiye ushaka kugira amahirwe ndugakomereka kandi hantu umutwe ukarokoka. Niyo mpamvu prudence yanjye nashaka kwisiga bro no mu rusengero ngomba kuba nkahagaze. Gisa icyo ni icya kabiri wakora uramutse ubaye umuyobozi w'umudugudu. Icya gatatu none ari nacyo cya nyuma. Icya gatatu narwanya ikintu bita ubunebwe inzara mu mudugudu wanjye. Abaturage baho mu mudugudu wanjye nubwo wenda bya nko kuva hano wenda tuvuge bakamanga Gikondo yose wenda nkavangiye kuyobora kuva hano Iremera na za Kicukiro. Abaturage banjye no kujya byuka mu gitondo nkababona saa 11 bajya mu kazi kuko umuntu utakoze mujyana kwa Kabuga ugokora kugira ngo witeze imbere kuko uyu muturage yakoze ntago yaza kongeba nka mudugudu ariko adakora ejo rade niyanikira gakweto gasanga barakikoreye. Niyo mpamvu nagira gute umuturage agomba kujya gute byuka kare reka kujyamina nicyo cyo najya amashishikariza bro. Jita uramutse ubaye umuyobozi w'ikipe cyangwa se umutoza wumvikanye cyane uvuga ku bintu by'amakipe. Yego. Mbere ko nkubaza iki kibazo kambanze nkubaza ubundi ikipe ibamo abakinnyi bangahe? Ikipe ibamo abakinnyi 70. Iki si ikipe imwe? Ikipe ibamo abantu bangahe ya football? Ya football. Shangiye uko mbere kambere bari za 30 ko bite nuko ngo bashizemo n'abantu ngo baramasa n'ibindi bintu byose ubikipe igeze muri za 70 na iri mu kibuga hariya ibigezwe kwa ko ndibavuga ngo 11 babanzamo ngiye ni 75 babanzamo. Kubera iki? Kubera ko nyine bariyongereye hanyuma na za bya Ebola bya bintu muyoborana mu madepartement wa muntu bamukorana muri departement babyita departement wa muntu bamukorana nyine muri kintu runaka muri kumwe amahano runaka. Nuko uvuga kubera ko baba bariyongereye bagashyamo n'abantu baramasa nabwo bwana butoragura imipira sinzi n'abantu biki. Niyo mpamvu byo byose ikipe igira ikagita iva ku mubare wa 11 babanzamo bakajya meza 75 babanzamo. Urumva byarazamutse cyane bro. Bitewe naho igihe kigeze. Yes. Jita reka tugane ku musozo. Bro, nize nama wahereza urubyiruko rugenzi rwawe tubwiye kutanywa inzoga n'itabi byanze kunze ngo hari inama ushaka guhereza abo mungana. Urubyiruko mbere na mbere bagendana kakana kuko ibi bintu uragasabwa uri umuhungu uri umukobwa uragasabwa. Ikindi cya kabiri urubyiruko
muri iyi minsi ya none koko bivugwa ko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu ni imbaraga z'ahazaza h'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo niba umwana w'umusore atangiye kwangirika umusore w'imyaka 18 arangije senior 6 cyangwa senior 1 cyangwa senior 4 cyangwa senior 5 ararangije gangster kujya ajya gukomeza kaminuza, Jama atangiye kujya ajya konga zanzagwa za 2005. Wowe ukabona Jama na byose yambaye agatise, yambaye agapantaro n'ikike kwa hato na hato, kumba urugwarwa rwigendera. Kandi ni niga ngo nahazaza h'urubyiruko nako nahazaza h'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku bakobwa, umukobwa kugira ngo abyuka ajya guhiga amafaranga, arabyuka ajya muri za makeup, inzara acomekeho, sinza kuri biki byabyo, aho kugira ngo afate umwanya ajye kudepoza ahantu runaka ajya guhiga akazi, aze kubavuga ngo mfite gahunda ngo nini ji yanjye, ngo mfite iki gahunda. Saa 8 gangster mukubitire, usanga abajama nka 7 n'iki basanze muri ghetto. Ibyo ntago ari umuco w'u Rwanda, nako cyangwa se n'umuco w'ubyiruko. Urubyiruko urasabwa kugira ngo wowe wikore wihe udategereje guhabwa na mugenzi wawe. Wowe wihe n'uri umukobwa nutigeze kuvuga ngo ngiye ngo jitafunganemo cyangwa ngo bakorode nabakabashingure ngo bagutemo, ahubwo bivuga ngo ngiye nk'umukobwa nta n'umuhungu uzamenyera, ngiye kwiha icyo nyine ngomba kukiha. Uri umuhungu nawe uvuga ngo arimo nk'abajama ngaya cyane, ugasanga umujama arabyutse mu gitondo mani nabyo kujya guhiga, we ngo afite ngo bogege hariya, urumva ngo nafite bogege ngo araza guhamagara nk'agasene ngo sheri ngo imeze biteze ngo ese shashu ngo wandaye amasasha ngo ngajya kwifutanga ibintu by'ibyaye, kandi ubwo arashaka amafaranga yo kuza kujya gushaka ibintu by'ibaba n'icyo. Urumva mani usanga umusore niba utangiye gusabiriza uri umuntu w'umusore usaba abakobwa kandi wakabaye wubaha, urumva wangiritse kandi uri imbaraga z'igihugu cyahazaza hacu h'u Rwanda. Urubyiruko rurasabwa kujya gukora, bakagendana ka kaporo, bagasenga cyane, bakirinda uwo basaba, ahubwo ugategereza gusabwa nawe. Jita uri umuntu w'umugabo. Ya. Ngewe iyo nama utanze ndumva ari yadanje. Urakoze cyane. Ahubwo unywa iki? Ngewe unywa iki nakaye unywa petit mitsingi cyangwa Amstel? Amstel wanyereka tangawizi. Shwa tangawizi. Ya. Ubwo nanzi ngo ndagufatishije. Ya, nyera ka tangawizi. Ukemera ko aka kantu kabakenze. Aho uskuna ifite n'icyaka. Urumva shwa tangawizi itandukanye n'ibindi binyobwa. Ahubwo ufata dushyire ku buzima bwawe. Cheers. Cheers bro. Yakubita neza bivuga. Wow. Jita. Shwa tangawizi itandukanye n'ibindi binyobwa. Shwa tangawizi Shwa tangawizi ukuntu byumva ukuntu mbisegere kandi ibintu by'ibitofsera. Shwa tangawizi ukuntu nyumvishe ni ikiyobyabwenge gikubiye cyane. Iki kiyobyabwenge ni ikinyobwa bro. Ni ukuvuga ngo ni ikinyobwa nyine gikubiye numva namaze gusinda. Mukandaje nanjye mvuga ba nyiranzage. Jita. Yeah. Reka tugane ku musozo. Urakoze cyane. Dusoza tubwira. Ntabwo naberetse neza akantu ndi mutamu. Shwa tangawizi. Ni kashwa tangawizi abantu bari kukabona bakabona hari hose ku masoko. Hacurizwa ibyo kunywa, ni ikinyobwa kirimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Iyi shwa tangawizi rero nabifuza kuyirangura, turaza gushyiraho nimero aho ngaho baze kubibona. Umuntu yinyweye anatekereza neza. Uyu ni wa mugore mwe. Noneho ndumva no mu nyeneye umugore. Kandi ajyaga numva n'abagore nyeneye. Jita. Ngo niye mpamvu ngo Amavubi ngo ngadatsinda. Impamvu Amavubi adatsinda bamanuke. Nega ikibazo ari umutoza, ahubwo ikibazo ari ikipe, ahubwo ikibazo ari umutoza. Bamanuke bajye za Thailand, bajye mu Bushinwa, bajye harazano za Chicago, bamanuke bajye haramunza muri Israel hari abakinyi, bamanuke za Texas hari abakinyi. Aho hose tuzakura abakinyi kandi ndahamya neza ko ikipe y'igihugu mu bicu. Urakoze cyane. Wow.